ugize neza kubana natwe uyu munsi ku cyumweru ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 2024 mu isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Uri kumwe na Prophete Ndahimana Claude nk'uko bisanzwe buri gitondo ku igicaniro cy'ubuhanuzi. Mpawe ubutumwa bwihuse, mpawe message ikomeye ngo nkubwire ngo Uwiteka agiye kuguha umugisha, akumazeho ubukene wari ufite. Ndasenga nawe mu ijambo riri muri Zaburi ya 72 umurongo wa 12. Ijambo ravuga ngo kuko azakiza umukene ubwo azataka, n'umunyamibabaro utagira gitaba. Umaze iminsi utaka, umaze iminsi usenga, umaze iminsi usaba ngo ubutabazi buze, usaba ngo ihumure riboneke. Uyu munsi Uwiteka agiye kumaraho ubukene wari ufite mu biganza byawe. Ndagusabiye umugisha uzamuka, ngusabiye umugisha utambika, ngusabiye umugisha impande n'impande mu buzima bwawe. Ndasenze ngo uyu mwuka wo kukunaniza utsindwe, uyu mwuka wo kukuriganya utsindwe. Uyu munsi wakire umugisha wawe, ugendere mu mugisha wawe, uvugire mu mugisha wawe mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Ibiganza byawe birabona umugisha, ubutunzi bwawe buraguka mu izina rya Yesu. Umwuka wo kukunaniza uravaho. Iki cyumweru kirakubera icyumweru cy'umugisha. Ndasabye umugisha, ndasabye uburinzi bw'Uwiteka. Ntiwongere guhagarika umutima. Vuga ngo ndagushimye Mana ko mpaye umugisha, ndagushimye ko numviwe nawe kubwo gutaka kwanjye no kurira kwanjye. Mu izina rikomeye rya Yesu Kristo urakoze Uwiteka kungiriye neza. Amen. Imana iguhe umugisha mukundwa mu mwa. Ugize neza kuboneka ku gicaniro. Amavuta y'Uwiteka arushaho kuboneka mu buzima bwawe. Imana y'amahoro iguhe umugisha wowe n'abawe. Amen.